Muri iki gihe cy'umuvuduko w'iterambere mu ikoranabuhanga, ibintu bisa nkaho byahindutse. Uko umuvuduko ugenda wiyongera ni nako natwe duhora dushakisha kuvudukana n'uwo muvuduko kugira ngo tugendane n'ikoranabuhanga ahantu rigana. Icyo gihe rero usanga dushaka gushakisha bimwe mu bidufasha kwihuta muri iryo terambere. Ari nako kandi bisiga bamwe bavuye mu kazi kubera ko inganda zafunze cyangwa se kubera yuko twabimye akazi. Ibyo dushaka kwifashisha uyu munsi tujye kuvuga ni AI. AI muri ino minsi zisa nkaho ziri gukora akazi ka bamwe bahoze bakora. Muri ino minsi abantu benshi bafite ubwoba bw'uko akazi kabo gashobora kuzatwarwa na za AI. Nawe ari wowe wagira ubwoba. Uyu munsi AI zirakorwa ku bwinshi kandi zishyirwamo imbaraga mu rwego rwo kwihutisha akazi ka buri munsi. Icyo gihe benshi babigiriramo ubwoba bitewe n'uko mu minsi izaza bazaba batakibashije gukora akazi kuko AI zasimbuye akazi bakoraga. Reka dufate nk'urugero rw'uyu munsi. Aba graphic designers, aba photographer bafite ubwoba cyane. Mu minsi ishize Google iherutse gushyira hanze feature iba muri Gemini yitwa Nano Banana. Iyi ikaba ishobora gukora akazi nk'ako Photoshop zikora. Yego ntibiragera ku rwego rumwe ariko hari abantu batagitanga akazi kubera izi AI. Hari izitwa Canva. Kuba graphic designers, iyi AI ya Canva ishobora kuba ikora akazi akajyanye n'ako bakora ku rwego rushimishije. Reka tugaruke kuri Nano Banana. Uyu munsi iyo ushaka gukora ifoto niyo ushobora gukora muri studio, ushobora kwifashisha Nano Banana ikagukorera ifoto nk'izi ngizi muri kureba kuri screen. Mu minsi yashize twari turimo twifashisha ChatGPT mu gukora amafoto nk'aya ngaya, ariko ChatGPT hari ukuntu itanozaga neza isura y'umuntu nk'uko uyu munsi Nano Banana iri kubikora. Ugereranyije aya mafoto uri kureba hano afite prompt imwe ariko amasura aratandukanye. Iyi ya Nano Banana iragaragaza ko isura iri ku kigero nk'icya 95%, mu gihe iyi ya ChatGPT ubona ko hari akantu kakiburamo. Uyu munsi rero aba bantu bafite ubwoba bakora kano kazi. Si nabo gusa kuko hari n'abandi. Hari ibindi. Hari aba web designers, n'ibindi bintu byinshi. Gusa ibyo tubashije kuvuga ni ibikunda gukorwa cyane n'abantu benshi. Ariko hari ibindi tutaramenya tuzagenda tumenya mu minsi iza. Iyo ushaka gukora ifoto wifashishije Nano Banana, mbere ya byose ubanza kwifotora ifoto. Ishobora kuba ari portrait nyine y'igice cyo hejuru, mu buryo isura yawe iza igaragara neza. Wamara gufotora ifoto ugasura urubuga ai-studio.google.com. Yamara gufunguka ugahitamo Nano Banana, ukaploadingamo ya foto wamaze gufotora. Yamara kugeramo ubundi ukayandikaho prompt, amagambo nyine wifuza ko ifoto yawe iza kuba imeze. Mvuga ngo ndashaka ko ifoto yanjye uyikora gutya na gutya na gutya na gutya, ndahangaha ndi kumwe na kanaka mu buryo bwari bwo bwose, uko wumva ubishaka wowe ku giti cyawe, nta muntu uhaye akazi, ukabyikorera ku giti cyawe, warangiza ugasa nkaho uyihaye akazi. Yo ikagukorera ifoto igendeye kuri bya byifuzo byawe wayihaye. Yarangiza gukora ifoto ikayiguhereza, ukaba wayipostinga cyangwa se ukayikoresha ibindi bintu. Izi foto ziza zidakeye neza nk'izo muri studio, ariko uko imyaka izagenda igenda mbona bazagenda ba-updatinga ku buryo izi foto zishobora kuzaza ziri ku rwego rwo hejuru nka za zindi mubona mu studio. Aha rero abantu bagakwiye kuba bafite rezo yo kugira ubwoba. Impamvu abantu benshi bashaka kwikoreshereza buno buryo bwa AI, ukoresha igihe gito cyane. Nk'iyi foto ukoze ushobora kuyikora mu gihe kitageze no ku munota umwe cyangwa se iminota 5 wakererewe. Harimo gufotora, gutekereza prompt, kuyandika n'ibindi bintu byinshi cyane. Warangiza ukajya kuri internet ukabikoresha. Ariko iyo ugiye muri studio hari ugutega ukajyayo, hari ugufata umwanya wo gushutinga, hari ugutekereza uburyo muza gufata amapose kugira ngo mushutinge, hari ukuza kongera gutaha no kuza gukorwa kw'ayo mafoto. Ayo mafoto mu gukorwa kwayo bishobora gutwara umwanya munini, ushobora kugera no ku minota 30.
inarenga ugasanga ni umwanya muremure. Mu gihe wakoresheje studio ushobora gutwara umunsi wose utegereje amafoto nk'3 cyangwa se 5 wenda uza kwifashisha mu posting. Ariko mu gihe wakoresheje ubu buryo bwa AI ishobora kubiguhereza mu gihe gito cyane kitageze no ku minota 5. Kandi ikindi ntabwo uva mu gace urimo, uguma mu gace urimo ugakora ibyo ugomba gukora. Kuri bano bantu rero numva kugira impungenge z'akazi kabo bafite ishingiro. Ese wowe ubitekerezaho iki? Uraza kutubwira muri comment uburyo ubitekerezaho, ese n'akazi ukora niba hari ubwo ufite bw'uko gashobora kuzasimburwa na AI. Niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe. Iyi ngiyi ni Room Z. Dukomeze kujya tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, twungurana inama ndetse n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Wakoze kubana natwe, ukomeza kugira ibihe byiza.